Yesashimwe munyemerere tuzamurira Imana icyubahiro kuko rukundo. Twihuse dusome ijambo ry'Imana usanga mu gitabo cyeswe ibyakozwe n'intumwa. Turasoma urwandiko Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto n'urwa kabiri igice cya mbere, dusome duhereye ku murongo wa 3 n'uwa 4 dusimbuke tugere ku wa 8 ndetse n'uwa 10, ubundi tuganire dutange ubuhamya nk'uko baturaritse kugira ngo uyu munsi wa none dutange ubuhamya rw'urugendo rw'umusaraba twahuye narwo. Murabizi ko turi mu minsi yo kwibuka abacu bazize Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994. Ni urugendo rero rumara iminsi 100, ariko uyu munsi by'umwihariko akaba ari umunsi dusozaho ya minsi 7, ariko tugakomeza. Ubwo naganiraga n'umushumba rero yarampamagaye, turabonana turaganira, nanamushimira kubw'ikaze yampaye, arambwira ngo nzaze dutange ubuhamya bw'urugendo rw'umusaraba twanyuze mu byashoboka. Rero yuko muri buze kubona Pasiteri Theogene yahindutse, kandi nawe wahinduka bitewe n'ibihe turimo, ariko turashima imbere yabanye natwe. Reka dusome ijambo ry'Imana. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto igice cyawe ni icya mbere umurongo wa 3. Haranditse ngo hashime Imana y'umwami wacu Yesu Kristo, ariyo na se, ariyo data wa twese, w'imbabazi n'Imana nyirihumure byose, iduhumuriza mu makuba yacu yose, kugira ngo natwe tubone uko duhumuriza abari mu makuba yose. Tubahumurize ihumure twahawe n'Imana. Murongo wa 8, bene data ntidushaka yuko mutamenya amakuba yatubayeho muri Aziya, ko twaremerewe cyane kuruta ibyo dushoboye, ndetse bituma twiheba ko tuzapfa. Twibwira ko duciriweho iteka, ryo gupfa, kugira ngo tutiringira, ahubwo twiringire Imana izura abapfuye. 10, yaturokoye urupfu rukomeye rutyo, nanone iracyaturokora, kandi twiringiye ko izakomeza guhora iturokora. Imana idufashe cyane. Ntabwo ari umwanya wo kwigisha, ni umwanya wo gutanga ubuhamya, ariko nk'uko abaririmbyi n'umushumba yabivuze, n'ubundi dufite ibyiringiro by'uko Kristo yaturokoye kandi aracyakomeje kuturokora, kandi si n'ibyo gusa, tuzanabonana n'abacu. Turakomeye rero kandi turakomeje, turibuka kandi twiyubaka, kuko yaturinze, yaturindiye kugira ngo iduhe ihumure, duhumurize abantu bose ibihwanye n'imibabaro barimo muri iki gihe cya none. Kandi mbere y'uko nanga ubuhamya, icyo nshimira Imana, ihumure rigana n'umubabaro wageze. Imana ibamugisha, kanongere isubiremo. Icyo nshimira Imana, ihumure rigana n'umubabaro wageze. Ntishobora gukora ikosa ryo kubwihumure riburaho n'agace na gato. Umubabaro wagize, Imana iguhumure rigana naryo. Nasomye Zaburi irambwira ngo twishimishe ibyishimo bingana n'iminsi twagize gute, twababarijwe. Imana ibahe umugisha mwinshi. Amazina yanjye ni Niyonshuti Theogene, ndi umugabo, mfite madamu n'abana 4, abakobwa 2 n'abahungu 2. Mama yitwaga Nirere Berina, mwihangane muze gukoma amashyi. Mama yitwaga Nirere Berina, avuka mu cyahoze ari
cy'inaha muri uyu mujyi wa Kigali. Basabye ko ntanga ubuhamya bw'ibyabaye cyangwa inzira y'umusaraba twanyuzemo muri 1994, ariko ndumva atariho njye nshaka guhera. Ndashaka gusubira inyuma gato muri 1990, kuko nari mukuru, nigaga mu mwaka wa gatatu w'amashuri abanza primaire. Bivuga ngo rero ibyabaga byose nari maze gusa nk'uca akenge mo gace nkagenda mbibona. Ingabo zabo zari za FPR Inkotanyi, ubwo zatabaraga muri 1990, nibwo mu rugo hatangiye kuba ibibazo. Twari dutuye centre, sininjiye ibyo mu mashuri, ko bajyaga baduhagurutsa kavuga ngo abatutsi bahaguruke, abahutu bahaguruke, ugasanga baratuzi neza. Reka mbibutse abantu bari muri iki gihugu, hari umukino abana bakinaga witwaga umuguruko, sinzi niba hari abawuzi. Umwe akikoza hariya ku mikinga agasimbukira undi, mugakina umuguruko muterana imigeri iyo ngiyo. Kuko habaga rero nta kabaraga, ntabwo wajyaga muri uwo mukino witwa umuguruko. Ariko uwo munsi iyo baduhagurutsaga niyo wabaga utari mu bari gukina, wajyaga kumva umwana aturutse inyuma yawe arakuye agukubise umuguruko ntawe uri bureke. Ibyo ndeke kubitindamo, nkomeze. Ubwo inkotanyi zatabaraga zitaha, nibwo data yakoraga mu isosiyete ya leta yitwaga Previa, ari sosiyete y'ubucuruzi, yatwaragamo ikamyo. Bagiraga amakamyo ya Fiat. Amakamyo ya Fiat ndayibuka rwose, yabaga afite bodi y'umutuku, akagira kabine y'umweru. Mu mpande habaga handitsemo Previa n'umubare. Data yatwaraga ikamyo yanditseho nimero 6. Iyo shusho ndayibuka neza, niyo kamyo yatwaraga. Habayeho icyo gihe guhagarikwa ko abatutsi bakoraga mu masosiyete ya leta cyangwa mu bigo bya leta. Data nawe arahagarikwa, arirukanwa. Ageze mu rugo aratwicaza nk'umuryango, aravuga ngo akazi kahagaze, baratwirukanye. Banjijije ko ndi umututsi kandi bene wacu bakaba batabaye igihugu baje. Umubabaro nagize si uko data yari yirukanwe, urumva nari nkiri umwana, ahubwo nahise ntekereza nk'umwana ngo ubu yakamye koko papa nazongera kuyintwaramo nk'umwana. Nibyo nahise ntekereza, ariko byari byarangiye. Icyo gihe data yatangiye gutwara amakamyo ajya muri Kenya, ayangaya akora amasafari, ariko urugendo rw'umusaraba rutangira ubwo ngubwo muri 1993. Abari muri uyu mujyi wa Kigali muzi ko byakabije, birasara, biba birebire by'amashyaka n'ibiki. Ndabyibuka ijoro rimwe bazanye iletre, barayandika, urupapuro barucisha munsi y'umuryango. Mu gitondo umukozi ari gukora amasuku ararutora rwa papa, ararusoma twicaye muri salo nka famiye. Rwanditseho ngo mwanyenzi mwe muraje mutubone. Noneho icyo gihe urumva n'ibyo ari mukuru mu rugo, mwumva ibintu byose ndashaka kugira amatsiko. Icya mbere nari nzi ko turi abatutsi, none hiyongeyeho ikindi cy'inyenzi, kandi inyenzi nzizi uko zabaga mu nzu zirukanka, wenda tunazikandagira, none duhindutse inyenzi gute? Mbaza papa, ariko nta byinshi icyo gihe byo kusobanurira. Byari bihari kuko urugendo rw'umusaraba rwari rutangiye muri 1994 nihuse. Ntabwo nari naraye mu rugo, hari famiye nari nasuye Kimisagara, jenoside itangira, ntari mu rugo, ndaho ngaho, sinongeye kugaruka mu rugo. Mu kwezi kwa gatanu n'ukwa gatandatu gutyo, ibice bya centre byari bimaze, interahamwe zo zari zirimo zimunga zigeze mu Gitega za Cyahafi. Imwe imbonye uko birukanaga bavuza amafirimbi muri urwo rugo, ariko na mbere y'uko ngera aho ngaho, urwo rugo nari ndimo murumuna w'umugabo yaraje aje kuntwara ngo ajye kunyica, andwanira na mukuru we, avuga ati aka kana kariko kari gasigaye koko urajya kukica, ufite grenade ziriya z'ibibaho. Ayinterana na mukuru we, ariko kubw'amahirwe ntiyaturika. Yari bizi ko uyu munsi nzaba ndi muri Foursquare vuga gukomera kw'Imana. Ndabinginze basaba imbabazi, nyiri aha ngaha, muzi ko ndi umuntu ukunda gufa.
gufashwa cyane mu mbare mwongere gukoma amashyi ndabibasabye murabiyemereye mwongere gukoma amashyi ni ugushima Imana ariko dukwiriye kwibuka abacu baje Jenoside yakorewe Abatutsi muri 1994 bagiye tubakunze bagiye ari abacu tugomba kuza ikivi n'icyo bagombaga gukora gahunda zose turaza kuzikomeza ariko munyemerere uyu mwanya tuwubahe kandi mbasaba umugisha sibyo amarangamutima umuntu yagaragaza mu buryo butandukanye ariko munyemerere nanjye nibuka abanjye muri inshuti zanjye nanjye mvuga urugendo rw'umusaraba nanyuzemo ndabakunda muri abo umumaro ku buzima bwanjye sibyo mama mushumba muri abo umumaro ku buzima bwanjye munyemerere dufatanye urugendo rw'umusaraba interahamwe iramenya birukangaga bavuza amafirimbi babyita ko bari mu kazi iraza nijoro ibwira uwo muryango nari ndimo ndavuga ngo twamaze kumenya ko yari umuhungu wa Gasongo none ejo tuzaza kumwica kandi nabanye na se yangiriye neza mumbabare mukure hano agende inzira y'umusaraba ndende nayitangiye ubwo mpaguruka abona afite iyonjya ariko muri njye hajyamo ibitekerezo ko ngomba kujya iwacu nubwo nari umwana natereye mu Kigali niyo yari inzira isohoka muri uyu mujyi ndamanuka ngera kuri Nyabarongo abari muri uyu mujyi baciye muri iyo nzira hariya habaga bariyeri ebyiri bariyeri ya mbere yabaga kuri kariya kazu ka Ruriba na n'ubu haciye arakabona hari n'ibimashini bihaparitse hari n'icyuma cya konkasi gisya amabuye naho bariyeri yari warahageraga rero bakakwaka ibyangombwa waba utabifite buri ingenzi niko bavugaga bakabarundanya bakabajyana kuri komine kujyana kuri komine rero nta kundi kwari ukukubaha amaboko n'amaguru bagakubita bakajugunya muri Nyabarongo nanjye fatwa muri abo nkurwa mu kivunge cy'abantu njyanwa kuri komine ariko Imana igira inzira zirenga ibihumbi yari yateguye uburyo ngomba kuva aho ngaho kuko uyu munsi yari zikaniye uzashibukaho amashami y'umuryango wari uzima none uba ufite abahungu babiri n'abakobwa babiri ntabwo umuryango wo kwa Dionisi Kanyebingo n'isogokuru data Mureja Toneste ukizimye ufite ibyiringiro ko tugikomeje gushibuka bana banjye bazabyara nanjye nzabona abuzukuru Imana niyo gushima izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro muri izo nzira zirenga ibihumbi iyo ugiye kwegera ikiraro neza abakoresha umuhanda w'amajyepfo muzabona ahantu hari taransifo munsi y'umuhanda hariya rero hari indaki y'ingabo z'abasirikare bo kwa Habyarimana tukiyigeraho neza badushoreye igisasu gihita giturika kandi tuvuye za nterahamwe zari zitujyanye kutwica zitujugunya muri Nyabarongo kuri komine zisubira inyuma zigiye kureba icyo gisasu gituritse ariko ntibaturekura batwohereza muri abo basirikare baratwicaza nkicara ngo nabo twari turi kumwe nk'abasirikare bumvishe igisasu gituritse byari ngombwa ngo bajye nabo ku mbunda zabo bitegure aho twicaye numva ijwi Imana ishimwe ko tujya twumva ijwi ry'Imana iyo ufite mu mugambi numva ijwi rimbwira ngo mbara icyo gisorori ndakebuka ndeba uvuganye nanjye sinamubona igisorori ndagifata ababyibuka ibisorori cyangwa ibikasike by'abasirikare bajya bashyiraho ibyatsi ndagifata ndacyambara maze kucyambara numva ijwi rirambwiye ngo jya mu muhanda ugenda mu kivunge cy'abantu njye namaga byari mu bitekerezo ariko nkumva ndi kuri subiza nkumva ari nk'umuntu tuganira aba bantu bamfashize numva uwo muntu uri kuvugana nanjye arankuruye ni munsi y'umuhanda sa nk'ugaruka mu muhanda ntangira kugenda igihe ndi kugenda ngera kuri bariyeri ya kabiri yari
ku kiraro neza nigezeho nabo barahageraga bakabasaka bakabaka ibyangombwa basanga uri umututsi bakakwita inyenzi bagakubita bakajugunya muri Nyabarongo. Igihe ndi kuri uwo murongo numva ndabwenga mbara icyo gisorori kiriho ibyatsi numva arongera avuganye nanjye arambwira ngo uva ku murongo utambuka ugenda. Igihe ndi kubyibaza numva ni nk'umuntu umuye mu murongo ndatambuka ndagenda uko ngenda ngera kuri za nterahamwe n'icyo gisorori kiriho ibyatsi niba barambonye ndi mwene wabo izo ni inzira z'Imana. Numva barambwiye ngo bitesha nanjye ndabikiriza ndikomereza. Aho nahaboneye ukuboko kw'Imana, Imana ikoresheje igisorori. Ndakomeza ndagenda igisorori nagitaye Bishenyi, urugendo rw'umusaraba ndarukomeza. Iwacu ni mu Gacurabwenge. Ngeze ku Kamonyi hari abantu benshi ntabona uko ngusobanurira muri uriya muhanda. Ku Kamonyi hari mpura n'interahamwe ifite uburiri buriho imisumari buriho n'amaraso, ifite agashoka gato ubushoka bitwazaga akambaye mu mugongo, ishati yuzuyeho amaraso. Mbonye aramenya nasaga na data cyane na sogokuru, arambona ahita ambwira ngo sha uri umwuzukuru wo kwa Diyonizi ndikiriza. Arambaza se ugiye hehe? Ndamubwira ngo ngiye iwacu. Tangira kuvuga n'ijwi ry'impuhwe ryuzuye ituze ryinshi ariko ry'uburyarya. Arambwira ngo yo nabanye na so, iso yangiriye neza, yarihiye abana banjye amashuri, n'uwo mperuka gushyingira ni so wamfashije. Hano hepfo rero hari bariyeri y'abantu b'iwanyu, nibakubona barakumenya, n'ubundi twarabishe barashize. Kuko nabanye na so n'ibyo yankoreye, ndashaka kumwitura ineza so yangiriye. Reka mwice vuba vuba, mwice utababaye, kuko abandi nibakwica barakwica nabi upfa ubabaye. Muri za nzira zirenga 1000 z'Imana, Imana iteza akavuyo muri uwo muvundo mucamo. Ndagenda mabonera ukuboko kw'Imana, Imana nishimye cyane. Ndakomeza umunsi umwe naraye i Muhanga mu mujyi, hariya amaduka y'i Muhanga ku marabaraza niho twararaga, haba udushya twinshi nijoro bararaga bica abantu. Nahamaze icyumweru ndahaguruka, urumva ko ntari n'igihe mu rugo mu Gacurabwenge, nakomezaga kaburimbo nabonaga ducamo na papa atwaye amamodoka. Ndahaguruka ndagenda, unyumvire urwo rugendo nakoze umunsi. Ndahaguruka ndagenda tugera mu Ruhango, nari umwana w'imyaka 12. Tugeze mu Ruhango hari agapando gari kazamuka ahantu haba icyapa cya 40 ku bashoferi barahita bahabona usohoka muri mu Ruhango. Abapolisi bakunda kuhagarara na kamera. Hari bariyeri yadutangira ikavuga ati ntawe ukomeza agana za Nyanza, Nyenzi zamaze kuhafata, ukomeza n'Unyenzi tureta tumwica. Batwereka indi nzira ducamo. Naragiye ubwo ni wa munsi umwe nahagurutse i Muhanga, nambuka Mwogo ndara ku Gikongoro ku biraro bya Nzamurambaho. Abazi urwo rugendo nibo barumva urugendo nakoze. Tuhageze naho hari inzira y'umusaraba ukomeye, igicuku, amafirimbi, interahamwe zirukankaga, induru, buri muntu uko twaraho acukwe n'undi acukwe. Ndagenda nywa mu cyobo cy'ibisogororo. Uzi ko kiriya ijoro ryacecekaga n'amajoro agaceceka, ukajya wumva umuyaga gusa. Bigejeje nko mu ma saa 9 saa 10, ibintu byose numva byacecetse. Ndahaguruka, igipanane nambaye kirahoroboka kivamo, yongera akakizamura, nkurura ikivovo cy'insina ngira ngo mpambire. Numva ko ari ikivovo cy'insina ndi gukurura ngo mpambire ifate. Naho n'inzoka nkuruye icamo inyoreka. Ibintu byose Imana ibikora ibifitemo umugambi. Bivuga ngo uwo mwanda nakuyemo w'amatungo yabaga aho ngaho niyo yabaye kurokoka kw'iyo nzoka nayo yari kundya.
kubarura abana b'impunzi bahari, iravuga ngo nje kubarura abana b'impunzi bavuye i Kigali, abakwiriye guhabwa agafuni bagahabwe. Banahitaga numva uwo ari we. Reka mbabwire, kiriya gihe igitangaza si ukuba ugihumeka, ahubwo igitangaza wibazaga impamvu utarapfa. Byo mvuze sinzi namubyumvishe. Igitangaza si ukuba wari kuba ugihumeka, ahubwo wibazaga impamvu utarapfa. Ariko Imana ari bizi ko uyu munsi nzaba ndiho, yarandinze. Inkotanyi zafashe igihugu, tunazishimira, zongeye kudusubiza ubuzima. Sinakwibagirwa umusirikare wankurikiranye wo mu ngabo zahoze ari za FPR Inkotanyi witwa Kamari, na n'uyu munsi aracyahari. Yongeye kubaka ubuzima bwanjye. Twabanye mu mujyi wa Butare, igihe kimwe arambwira ngo ujye utubwira ko iwanyu ari i Kigali, subira i Kigali, hari igihe wahura na bene wanyu. Imana yaba yararinze, genda shakira imodoka 9-5 gushira mu mujyi wa Kigali, nzangana iwacu centre, nsanga ntahari. Yari inzira y'umusaraba, ingaruka zimwe z'amateka ya Jenoside nari ntangiye. Nisanga ku muhanda, mwe ntabwo mwabyumva, wa mwana wavukiye muri bwa buzima bwiza, iwabo hari amamodoka, jya ku ishuri n'imodoka, kagaruka n'imodoka, ubuzima ari ubuzima, imibereho ari ubuzima. Njya mu cyaro, abana mu cyaro bakarwanira kunkoraho kugira ngo bumve ko n'akana k'i Kigali kavuga. Ariko navugaga nk'abandi, nuko navugaga ururimi bakagira ngo niko abanyakigali bavuga. Muri 94, iminsi 100, amezi 3 yonyine, nisanga ndi mayibobo yo ku muhanda. Urumva ari ndo ari kunyomora igikomere cy'agahinda, uretse Kristo nyiri humure waje akanyuzuza ihumure. Iyo dutanga ubuhamya, tuba tugira ngo dukomezanye, twibuka hacu hatambutse, tumenye ko aho tugana ari heza. Tunashimira abayobozi b'amatorero basigaye bemera ko n'ubu buhamya tubutanga mu nsengero, kuko mu bikomere bimwe twahuye nabyo harimo n'ibikomere byo mu mwuka. Ibikomere byo mu mwuka, kenshi amatorero ya Gipantekoti yemera umwuka wera, twemera ubuhanuzi. Ibintu byose bije mu buhanuzi tubyakira nk'ukuri, tukabyizereramo. Jenoside ikirangira muri 1995-96, abapfobya bakomeje gupfobya kandi babinyujije no mu buhanuzi. Rimwe na rimwe bakavuga yuko kwibuka ari abadayimoni. Twongera gukubitwa urundi rushinge cyangwa ibindi bimambo, kandi ariho hari inzira zo gukira kwacu. Kuganira, kuvuga ibyatubayeho, niko kuruhuka, niko gukomera. Rimwe na rimwe twarwaraga imitwe idakira, ntitwari dufite aho tuvugira, bamwe bakarwara ibifu bidakira, ihungabana ritandukanye. Ariko Imana ishimwe, nyirahangaha reka mbabwire ijambo rikomeye. Ubuhamya bw'iki gihe turabutanga tuvuga ibyatubayeho, ariko tuvuga n'aheza tugeze. Imana ishimwe rero, hari icyo Imana yakoze, hari icyo ikomeje gukora. Ndanezerewe. Munsi nakizwaga nasomye ijambo rivuga ngo ni njye se w'imfubyi, nkaba umugabo w'abapfakazi. Iri jambo ryavuye mu nyuguti rishyirwa mu bikorwa. Twabonye Imana iturera data, Imana itugaburira, Imana itwambika, Imana idushyingira, Imana idukwera, Imana idukorera ubukwe, Imana ikagukoresha abantu, ikabatera urukundo rwo kugukunda. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Kumva umuntu arakubwiye ngo nkore iki mu bukwe, nari mfite igikomere kindi nabanaga nacyo. Ndagira ngo mbabwire kandi ko ibikomere byose bidakira. Hari ibikira, hari n'ibidakira, ariko umunsi twakizwaga, umwuka wera ibyo bidakira yaje atwigisha uko tugomba kubana nabyo. Imana ishimwe ko umwuka wera ajya atwigisha uko tubana n'ibyo bikomere. Icyo gikomere cyari cyaranzengereje, najyaga nta
ubukwe bw'abandi bavuga ngo umuryango wo kwa runaka ntuhaguruke. Nkibaza njyewe mu bukwe bwanjye nibavuga ngo umuryango wo kwa Mureja Tonesi tuhaguruke, ese mama mfite mushiki wa papa wasigaye, twasigaye turi babiri mu gisekuru cy'iwacu kwa data. Se mama nibavuga ngo umuryango wo kwa Mureja Tonesi tuhaguruke, nzahaguruka njye na shangazi gusa? Mu bukwe ndi kubyibaza, ariko umunsi mu bukwe nari ngitegereje iryo jambo. Bavuze ngo umuryango wo kwa Mureja Tonesi tuhaguruke, ndahaguruka nzi ko ari shangazi wenyine uri buhaguruke. Mbona hahagurutse abapasiteri n'abashumba bambaye amakoti n'amakaruvati, abamama n'ibibubu, mpita mbona ko muri Kristo Yesu dufite umuryango. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Nk'uko muri Foursquare Imana yabampaye nk'umuryango, kandi ntabwo mbishidikanya, narabibonye, mbatiyeho umugisha uvuye ahera mu ijuru. Ko mujya muba mu mwanya data yakabayemo, ndabibashimiye. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Komera umuntu yagiye abana nabyo ni byinshi, twagiye dukomeretsa n'abakatwomoye, bamwe na bamwe barabanye n'imiryango yacu. Mwanahura akakumenya, kumva arakubwiye ngo nabanye na so twarakoranye, yari umushoferi mugenzi wanjye. Yo, ese urakibukaho ntuyaterekana akahakurangira, atuzaze mu rugo uze turare tuganira, Imana ishimwe ko yakurinze. Ukavuga ati Imana ishimwe. Wagerayo ugasanga wenda yagiye mu kazi, wanaganira n'umugore wiwe, ese we kanake warakuze, ndabona warakuze. Ubwabyo bikaba ikibazo kuko hageze rimwe na rimwe n'ubuzima twari turimo, ubuzima bw'umwana wo ku muhanda, teke ko umuntu ari mayibobo, no kuntu nabagasa n'ibiyobyabwenge n'urumogi nakoresheje, sa nk'igisimba kira amaso yaramenetse, iminwa yarasadutse kubera itabi. Ibyo byose nabikoresheje ngira ngo nirengagize agahinda cyangwa umubabaro natewe na jenoside. Ugasanga hamwe wari uzi ko ugiye kuruka yarabanye na so, ahubwo wagerayo ugahinduka ikibazo. Gusiga muri salo, yaba agiye no kujya hanze, agahamagara Reponse akana ke ngo Repo ngwino uganirize umushyitsi. Atari urukundo, atinye kugusiga muri salo. Ati namusiga muri salo ngasanga teremunsi yitagera, ariko barazaga mu rugo, ahubwo ari twebwe tubatunze. Reka mbabwire, jenoside yadusigiye ibikomere bibi bikomeye, ariko Imana ishimwe ko turi gukomera. Hari ijambo nkunda rivuga ngo twibuke kandi twiyubaka. Kambwire bagenzi banjye barokotse jenoside, aha hantu mbumve neza, twibuke twiyubaka. Ntabwo ari ukuvuga ngo twibuke batwubaka, twibuke twiyubaka, kwigira. Ni njyewe uzi igikomere cyanjye, ni njyewe uzi uko nakomeretse, ntawe ushinzwe, ngomba kuba uwa mbere kugira ngo niyubake. Kandi niyubaka kugira ngo byibuze aho muzehe aruhukiye amenye ko atasize imbwa, ahubwo yasize umugabo. Twutse ikivi abacu basize batarangiye. Hari umwe wasanze ku muhanda bose siko babaye babi, aramenya ndetse namumenya, anyuma akazi agaha abandi, aho niberaga mu Kinamba, ariko ahamagara abahungu bamwe bamaze guhisha ibitoki cyangwa na brushete, arambwira ngo ngwino urye. Ndaza ndicara, ntangira kurya, aranganiriza, arambwira ngo nubwo utamenye ariko nakumenye, umunsi wavukaga nari umuboyi w'iwanyu. So yaje kunkura ku kazi k'ububoyi, nanjyana mubera umukomvayeri, anyigisha imodoka, afasha kubona perime. Ubuzima mfite ndabukesha so. Wanyemera nkakwitura ineza so yangiriye, nkagukura mu Kinamba nkakujyana iwanjye, ndamwemerera, turagenda. Ariko ku mutima wari waramaze kwangirika, ubuzima ari mu muhanda, ndamunanira, nigarukira mu Kinamba, nigarukira ku mihanda, ndangirika mera nabi, nisanga Nyabugogo ndi Marine, ndara mu gishanga bita kwa Buraza,
hariya ku Ndagara, wa mwana wavukiye mu Kaberiso basunitse muri toroteze, nisanga aho ngaho wajya kurya bamuririmbira banyereka ku idirishya kugira ngo ndye. Nagize imyaka 10 atari uko ndi ntazi kwiyoza no kwiyambika, atari uko ndi ikigoryi, mu rugo hari abakozi, ariko amateka asangaho ndi kurya umuseke. Ntawe ari kunyumura icyo gikomere uretse Yesu watwujuje umwuka wera, akaduha ihumure ringana n'umubabaro twababarijwemo. Urugendo rwo kwiyubaka narutangiye ntanga imbabazi, kuko nasanze kudatanga imbabazi nkomeza gushinga imbere y'abashatse yuko nkomeza gushafura. Ahangaha mbibabwire, umunyabwenge yaravuze ngo umuhanga ntusekere imbere y'ushaka kurira. Tugomba gukomera mu maso yacu, ntidutenebukire imbere y'abashatse kubona amarira yacu. Jye wiherera urire, nta kundi byagenda, ariko uharanire kuba umugabo. Curuze bangiya, ejo zizavamo amandazi, amandazi ejo azavamo capati, capati azavamo alimantasiyo. Imana izagenda ica inzira uburyo tutazi bizeme. Nanjye byaremeye, izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro. Ariko gukomeza guheranwa n'amateka ni gukomeza kunezeza uwashatse gushafura. Mpamya neza, ejo bundi nayoboye iteraniro ku cyumweru, babwire ko kwibuka k'uyu mwaka kudasanzwe ko ufite umwihariko, amatariki arahura neza n'uriya mwaka. Bivuga ngo ku cyumweru itariki zirahura, nuko mu kwa kane muri 94 nabwo hari ku cyumweru, birahura neza. Ndi kuyobora iteraniro, korali ririmba indirimbo, inkorahane ituma nkomeza kwibuka ababyeyi banjye, twibutsa urukundo n'ibiganiro twaganiraga n'ababyeyi. Ubwo mperuka data yari yanganirije, data yafanaga Rayon Sport mu buzima busanzwe, mama agafana Mukura. Urumva rero mu rugo hahoraga ibirori. Rero akambaza ngo mwana wanjye ukunda iki? Urumva nanjye rero wari umupira niwo nakunda. Arambwira ikiganiro cya nyuma duheruka kuganira ni icyo ngicyo. Arambwira ngo mwana wanjye, ngo ufite abo mukinana se? Ashaka kumushingira ngo ikipe, ngazangurira baro, ngangurira imyenda ya siporo, twa dukipe tw'abana bo muri karitsiye. Urumva rero aho ngo twongera kwibuka ababyeyi bacu, tukabatekereza. Ndangije iteraniro numva nakoroherwa, numva nta kundi nakoroherwa, nta kundi nabona izo mbaraga, nta kundi. Ndahaguruka natse imodoka, ndamanuka iwacu mu Gacurabwenge, na madamu ntiyari abizi. Fata inzira ndagenda nzenguruka mu matongo y'iwacu, ndavuga ati hano hari ikiraro, aha niho sogokuru yaryamaga, ndabishushanya. Ndavuga ati Mana ushimwe, nkajya mbona ndi kumwe nabo mu kwikomeza. Abaturage b'aho ngaho si bose babikoze, si bo babikoze bari muri ako gace. Mpamya neza babonye iyo vatiri iparitse aho, babonaga Mureja Tonesti yaparitse ikamyo aho ngaho nk'uko yayiparikaga. Ndimo nembera muri ayo matongo, babonaga ko kwa sogokuru hatazimye, hari akuzukuru kahasigaye. Imana ishimwe rero yabikoze. Turacyariho, turacyahumeka, kandi tuzakomeza guhesha agaciro abacu bagize gute, bagiye. Izina ry'Uwiteka rihabwe icyubahiro. Imana turashimye. Mu rugendo rwo gukira rero naravuze ati nta kundi nakira uretse gutanga imbabazi. Shimira na shangazi wanjye, we yari yarakijijwe mbere ya Jenoside. Ndamwegera, arambwira ngo mwana wanjye, ndagira ngo tujye gutanga imbabazi, kandi tujye kuzinera hamwe, zatwice zifungiye kuri za komine. Ndamuherekeza turagenda. Hano kandi ntabwo tugenda tujye gutanga imbabazi gusa, turabashyira n'ibiryo tubagemurira. Mbona aratetse ashyize mu ndobo, indobo za kera zashize, sinzi niba hari abazibuka, arikorera, nanjye ndikorera 9 karindwi. Dufata inzira tujya kuri komine, tugemuriye intera hamwe. Turagenda turazisaba, araziduha. Nabo bari bakeneye ubumwe n'ubwiyunge. Inkotanyi zikeneye ko habaho
barabaduha, turicara twicarana nabo, mukecuru akajya abaganiza ijambo ry'Imana ngo bihane, wenda nibanapfa bazapfe bihanye, tubaha imbabazi. Akabarura ibiri biryo ntabwo wamushyira ku isahani ngo iyo ngayirye ngarye wenyine, waba washyizemo se tangawizi ariyo wamugemuriye. Bikaba ngombwa ko dushyira ku isiniye, kandi ahantu hose ukahakora kugira ngo yemere kurya, ahantu hose ukagira gute ukahakora. Uwo ndi gusangira nawe yaciye sogokuru ibitsi, nta nubwo yamukubise umuhoro cyangwa ubuhiri, yari umusaza ushaje, bamukase ibitsi, batema amaguru gusa, batwara inka. Nyuma y'iminsi ine nibwo yashizemo umwuka, amaraso amushizemo, akamye neza. Uwo ndi gusangira nawe yishe barumuna banjye babiri nabi. Shiki wanjye yari afite imyaka 6, karumuna kanjye kari gafite imyaka 4. Natinze gukurikizwa, babateye amabuye, ntabwo bakubise ubuhiri mu mutwe, nta nubwo bazunguje ngo bakubite ku gikuta. Baravuze ngo izi ni inzoka nizikura zizabarya, tera amabuye inzoka zitazabarya zikuze. Ko kana gashiki kanjye k'imyaka 6 gapfa kavuga ngo utubabone ntabwo turi inzoka, kandi muhumure nidukura ntabwo tuzabarya. Nibutse umubabaro barumuna banjye bapfuye, ndababara. Ariko umunsi nakizwaga nahumurijwe n'ibyanditswe byarambye ngo nitugera mu ijuru tuzamenyana. Imana ishimwe. Nzareba mushiki wanjye witonze nawe ndebe avuge ngo Garafurere yarakoze. Nzareba murumuna wanjye Tofile nawe ndebe avuga ati Garafurere warakoze. Imana ishimwe, narakoze. Gasubiremo, Imana ishimwe, narakoze. Tanga imbabazi. Abasengeye bagenzi banjye, Imana ibambika imbaraga zo gutanga imbabazi. Mu ntambwe zo gukira harimo intambwe yo gutanga imbabazi. Iyo dutanze imbabazi hari umutwaro tuva, n'ahatagusaba imbabazi, ariko twebwe ikirere kirebuka. Iri ku mbabazi bitumye nibuka umugabo witwa Stefano wishwe n'amabuye. Ubwo bamuteraga amabuye yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo Mana ubabariye, ntabwo bazi icyo bakora. Ngo akimara kuvuga iryo jambo ikirere kirakinguka, ngabona Imana n'umwami wacu Yesu Kristo ahagaze iburyo bwe. Ngako kanya arasinzira, terwa amabuye ari mu zindi mbaraga. Reka mbabwire, mu bijyanye n'ubumwe n'ubwiyunge hakeneyemo imbabazi, gusaba imbabazi no gutanga imbabazi. Nubwo batazizo dusaba, mureke twere urubuto rwitwa gutanga imbabazi. Hari icyo rwakora rugahindura imitima yabo. Hanga mu bya Bibiliya yaravuze ngo ziriya mbabazi Stefano yatanze niwo mwuka wamuvuye mujya muri Sawuli, ariwe Pawulo wavuze ubutumwa bwiza. Byakozwe n'intumwa, numva ari igice cya 20:22. Sawuli nawe aratura arahamya, aravuga ngo Mana ishimwe, ninjye Sawuli wa wundi wari uhagaze ubwo Stefano yicwaga, imyenda iri ku birenge byanjye. Bivuga ngo wa mwuka wari muri Stefano watanze imbabazi. Imbabazi zafashe Pawulo nawe arakira. Kugira ngo murebe iyi foto, Stefano ubwo azaba ari mu ijoro akabona Pawulo wamwishe aramwinjira, arahageze. Imana yacu ni urukundo, ariko mureke twe dukire, ntawe dushinzwe. Ntawe ugize gute? Ntawe ushinzwe. Ni njyewe ngomba kwimenya. Ni ukwibuka
ushikanika amanywa n'ijoro urebe ko abo wabyaye ubuzima bwakomeza. Niba ukora muri hoteli koropa neza inshuro zose urebe ko ejo wazamuka mu ntera. Reka soze